Nongeye kubaha ikaze ku bakurikirana iyi YouTube channel yanjye nk'uko musanga mubimenyereye, abakoze subscribe murabizi ko tubasha kuganira ku tuntu tugiye dutandukanye. Rero mu mavideo nagiye mbakorera nk'ay'ubushize mwagiye mubonamo ko hari amavideo y'inkoko. Mu by'ukuri abantu benshi baribaza ngo kubera iki dushyiraho video z'inkoko. Hari abantu benshi bakunda ubworozi cyangwa se bakunda amatungo. Rero njye nabahitiyemo inkoko. Kuko rwose kuba ufite itungo mu rugo iwawe ni ibintu byiza cyane, kuko buriya mu bintu dutegekwa cyangwa se tubwirizwa kurya harimo n'ibikomoka ku matungo, yaba amagi cyangwa se inyama. Rero ku bantu bibazaga inshuro nyinshi mbese n'ubuhe bwo nizi nkoko nakorora, ese nabigenza gute, nk'uko musanga mubizi, murabizi ko nk'uko tumenyereye inkoko zacu gakondo cyangwa se zimwe twita inyarwanda, ni inkoko zigenda mu by'ukuri zicika cyangwa se zibasha kubura bitewe n'ibihe tugenda tujyamo. Ariko ntago ku bashinzwe ibintu by'ubworozi ntago babashije kubirangarana, kuko ahubwo bagiye batekereza se mu gihe izi nkoko ziri lokali cyangwa se z'inyarwanda nk'uko tubivuga zigenda zicika, ni iki twabasha gukora kugira ngo ubworozi butabasha kuba bwazimira. Rero nk'uko nagiye mbibereka mu mavideo agiye atandukanye, hari amavideo menshi nagiye mbakorera y'inkoko z'imishwi, tumbereka uburyo worora inkoko cyangwa se uburyo mbabwira uburyo zigaburira, icyo wakora kugira ngo inkoko zabashe kugenda neza, se n'ubuhe bwoko wahitamo korora kugira ngo umushinga ugende neza. Rero nari nabahitiyemo ubwoko bw'inkoko za saso nk'uko muri kubibona muri video zagiye zitambuka. Nagiye mbereka imishwi ikiri mitoya, yari ifite igihe cy'ukwezi kugenda nzamura, nagiye mbereka amavideo atandukanye. Ubu noneho ndi kubereka aho zigiye kumara hafi amezi 11. Mu by'ukuri nk'uko mubibona murabona ko ziri mu gihe cyo gutera, zatangiye gutera. Zino nkoko rero nk'uko muri kubibona murabona ko zirasa neza, kandi ikindi uzitegereje utari nk'umuntu udasobanukiwe inkoko ushobora kugira ngo ni inkoko z'inyarwanda. Murabona ko imiterere yazo cyangwa se ishusho yazo n'uburyo ziri souple cyangwa se ziri kuri physical appearance yazo, urabona ko ni inkoko itandukanye na bimwe tuzi, zimwe zororerwa mu biraro, zimwe bita ngo ni inzungu. Iyi rero ubu bwoko bw'izi nkoko ni za nkoko zivangiye, navuga ko ari ibyimanyi byo kuri inkoko lokali cyangwa se y'inyarwanda, reka tubivuge gutyo, n'inkoko y'inzungu. Zino nkoko rero zigira imyihariko itandukanye. Umwihariko wazo wa mbere ni uko ni inkoko ijya hanze. Ni inkoko ijya hanze cyangwa se mu gihuru cyangwa se mu kigunda gutora, ikabasha gutoragura udusimba, ibyatsi bizifasha gukura neza cyangwa se kugira inyama cyangwa se imibereho itandukanye na zimwe zororerwa mu biraro. Rero imibereho yazo ni 70% cyangwa se 80% y'izi nkoko z'inyarwanda dusanzwe tumenyereye. Aho zitandukanira ni uko izi ngizi ntabwo zijya zituraga. Ni ukuvuga ngo umumaro wazo ni ukuzirya ndetse n'amagi. Izi rero uburyo zitangamo umusaruro, ni inkoko ibasha gutanga byibuze wenda amagi byibuze 230 mu gihe 260 byibuze, hagati ya 260 n'amagi 300 mu gihe cy'umwaka. Murumva ko hafi buri munsi ni nkaho iyi nkoko ibasha gutera. Rero urumva ko rero ni inkoko ibasha gutanga umusaruro kandi ibasha kuresista ugereranyije na ziriya zindi z'inzungu. Ikindi umwihariko w'izi nkoko ni uko mu kuyirya, iyo uyirya umva nta tandukaniro ririmo muri kurya inyarwanda. Igira umwihariko wo kuba ari inkoko iryoshye cyane kandi ifite inyama nyine zikomeye, apana bimwe nk'uko tubyita ngo ni ibifufuma. Ikindi kandi umwihariko wazo, inkoko ntago ari inkoko zirushya. Inkoko zidakenera imiti myinshi, inkoko zidakenera kuzitaho bihambaye. Urumva ko ni inkoko nziza buri muntu wese nashishikariza kuba yazorora. Ni inkoko zizaguha amagi, zizaguha inyama, kandi zitazakuvuna, zitazagusaba imiti myinshi. Ese urifuza ko dukomezanya kumenya byinshi kuri izi nkoko za saso? Nimba ubyifuza, kora subscribe, ukande kuri like, ukore share, hanyuma utubwire muri comment ikindi wifuza twaganira kuri ubwoko
bw'inkoko.